mana wankuriye abana mu kabari, mana wandindiye abana kuzerera, mana wanshyiriye abangaruriye abana mu ishuri. Mureke mbabwire, turi gukorera amakosa abana bacu dukwiye kubabera umugisha, bakagira umugisha kubwo kubaha Imana bikatuma Imana itureba icyoroshye, yatureba icyoroshye igakebuka n'abana bacu. Umugisha, amina. Imisozi y'u Rwanda yose ni yere, ndi kuvuga u Rwanda kuko ari iwacu. Nawe uri Burundi ugira icyo yibwira, nawe uri Buganda gira icyo yibwira, namwe muri Kongo nimugire icyo muyibwira, abari muri Amerika nimugire ibyo mwatura. Haleluya! Ni mubyature mu bana, mubyature mu gihugu. Tubwire Imana ngo imisozi yose yo mu gihugu cy'u Rwanda nirumbuke. Haleluya! Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje mwebwe abari mu Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari mu bihugu bya Afrika, muri Amerika ya ruguru n'Epfo, muri Australia, muri Europe, muri Asia. Mwese turabashuhuje n'abandi rwose tudashobora kwibuka aho mutuye ariko mudukurikirana kandi mudukunda. Ni kuri Mama Charlene Official, aho mugenda mugezwaho ibiganiro, ijambo ry'Imana, impuguro n'inyigisho ndetse n'ubutumwa. Ariko ndabizi ko nk'uko ubushize mu gice cya mbere mwabikurikiranye, ubu turi mu gice cya kabiri, aho twagiye tuvuga ngo imivumo, ibyaha bitera imivumo ku bakirisitu. Ni message nari natanze ku bagore n'abagabo b'abakirisitu. Twagiye tuvuga ibintu bitandukanye. Twavuze ko Imana itabaye maso, abarinzi babera maso ubusa. Tuvuga ko mu bushobozi dufite hakenewe n'ubushobozi bw'Imana yacu, ariko twafashe Imana tuyitera umugongo, turangije twihimbira ibyacu, twishakira ibyacu, twigira abanyambaraga kandi ntazo dufite, twigira abanyamaboko kandi nta maboko dufite, tugenda twigira ukundi kuntu. Rero nari ndi kubabwira ngo hamwe n'amaboko y'Imana yacu nibwo tuzashobora kurera abana bo mu minsi y'imperuka. Nababwiye amakosa mwagiye mukorera Imana, aho abagore banga kubyara ngo kugira ngo batica icyangwe, aho usanga ababyeyi baragiye babana n'Imana mu buzima bukomeye kandi butoroshye bw'inzara n'imibabaro, ariko igihe kikagera Imana ikabacira inzira yo kubaho, bakabasha kurera abana babo, kubigisha, kubakorera buri kintu, hanyuma bagatangira kujya barakazwa nuko babyaye kandi byari kubarakaza Imana yarabivanye. Nababwiye ukuntu rero murimo murahemukira abana banyu, nimba mwumva ko ari mwebwe mufite ubushobozi gusa nta maboko y'Imana akenewe. Nababwiye ko nta muti w'urumogi ubaho, nta muti dushobora kuzaha abakobwa n'abahungu bacu ngo bakire urumogi, nta rukingo rw'urumogi dufite ngo tuzarubahe ntibazarunwe. Mbabwira ko nta binini bivura ubusambanyi. Mbabwira ko hari ibyago n'ibyorezo byugarije urubyiruko. Twari dukwiye kugirira Imana icyizere, tukayibwira ko dufite ubushobozi ariko bukeya, hanyuma mu bwenge dufite no mu mipango dufite tukagerekaho no kuvuga ngo hasigaye tuzaterwa inkunga n'amaboko y'Imana. Ariko dusanga twimuye Imana twigira abanyabwenge, twimuye Imana twigira abanyembaraga. Niyo mpamvu hari aho bigera bikaducanga tukabura icyerekezo, kuko umwanya n'icyubahiro byose twarabyihaye. Ndashaka kubwira abagore n'abagabo muri iyi minsi ngo mwirinde guhemukira Imana, mwirinde kuyivumburaho, mwirinde no kuyirakaza, kuko Imana itabaye mu ruhande rwacu ntabwo twabasha kurera abana. Kurera umwana si ukumuha ifiriti gusa, si ukumuha minerivare gusa, kubera ko ntabwo umwana wariye ifiriti cyane ananirwa kunywa urumogi, ntabwo umwana wariye inkoko nyinshi ananirwa kwinjira mu busambanyi, ntabwo umwana ufite iwabo bafite sekirite utabasha gutoroka igipangu, ujya mu modoka ajyanywe na papa kwiga agataha papa ari we umuzanye. Abo bana kumufata gutyo ntabwo bimubuza kuba ikirara. Rero nimba amafaranga dutunze atazaha discipline abana, nimba ubwenge bwacu butazaha discipline abana, kandi nimba kubyara abana batatu bitazabaha discipline, ni ikivuga ngo hari ikindi kintu dukeneye kugira ngo abana bacu babeho neza. Ni iki? Dukeneye kwisunga amaboko y'Imana. None suzisunga amaboko y'Imana gute kandi utumvira Imana cyangwa ngo uyobahe? Ntabwo bizakunda.
nasanze mu buzima dufite abagabo n'abagore b'abakirisitu muri inkunguzi, muzakurura imivumo mu bana bacu. Umuvumo uzakurura n'uwuhe? Nuko Imana izagutera umugongo hanyuma ikavuga iti reka mbe nigiye hirya ndebe ubushobozi ufite. Twari tuzi ko abana bananirana ari abana b'abakene, ariko mwabonye ko n'abana b'abakire kandi bazi icyongereza badutuka mu cyongereza. Kira ni ikibazo gikomeye. Bishatse kuvuga ngo nta bushobozi na bukeya dufite bwatuma abana bacu tubarera uko tubishaka. Uzamuha ifiriti, uzamutekera neza, uzamujyana kwiga heza, ariko umwuka uri kwataka urubyiruko nta mbaraga dufite zo guhangana nawo usibye amaboko y'Imana. Ababyeyi dufite ahantu tugomba kurera, ariko n'Imana yacu hari aho igomba kuturerera. Narababwiraga ngo rira jambo muvuga ngo kubyara abo dushoboye, abarokore nimurigeraho mujye mubanza muritekerezeho mbere yo kuryumva neza. Ririya jambo ntabwo ari ribi, ariko nanone bigeze ku barokore ujye ubanza uritekerezeho. Njyara abana 3 nibo shoboye. Ese koko mubona mushoboye? Witegereje ibintu biri mu rubyiruko, ukitegereza ibintu biri mu bana bacu, ukitegereza ukuntu Satani yatatse abana bacu, mukitegereza muri iki kinyejana, ukabona ukuntu turi mu minsi y'imperuka. Murabona koko tuvugishije ukuri, tutitaye ko erega ibyo muvuga ndabizi, ntago ngiye ubibabwira, ntago ndi ingumba, ntimubizi se. Narabyaye, nabyaye abana 5, kurera ndabizi uko bimera. Umwana uramurera kugeza nashatse buryo ukomeza kumurera. Ndabizi ko bikomeye, ariko tutitaye kuri ibyo. Ese koko twabyaye abo dushoboye birakundara? Twarabashoboye? Iyo witegereje abakobwa bawe ukuntu bamaze kubyarira mu rugo inshuro nka zingahe, ubona koko twarabishoboye? Iyo witegereje abana b'abahungu bawe urwego bagezemo, ubona dushoboye kubarera? Iri jambo turigira irya mbere, twiringira ubushobozi bwacu koko bwonyine hatabayeho n'ubushobozi bw'Imana. Koko tubyara abo dushoboye? Koko mubona tubashoboye? Basi nimumbwire, mubona tubashoboye? Ese mbabaza, abana bajya mu muhanda baba baravutse ari abana 10 gusa? Nta bana bavutse ari umwana umwe ariko akajya mu muhanda? Uba barya 3 ku munsi mubayeho neza, n'uwabyaye umwana umwe? Niko bimeze. Hanyuma sereka mbabaza, ndashaka kubereka ukuntu ubushobozi bw'umwana w'umuntu buzakomeza kuba hasi paka. Ahantu hose dukeneye ubushobozi bw'Imana, ariko twari twitiriwe abantu bafite imbaraga n'ubushobozi. Imana tuyambura icyubahiro cyayo, turayibwira ngo tuvire mu buzima, twebwe hari ibyo dushoboye, ariko tugeze mo hagati biratugonga, dusanga ubushobozi bwacu buraciriritse. Kandi koko watwitegereza n'ukuri yabona dushoboye. Ubundi se ngiye hari ikijya kinyoberama? Ubundi umwana utajya uhura na mayibobo amenya aho bagurira urumogi gute? Nibaza umwana utaha, ariko mwaretse tukemera, nibaza umwana utaha muri iriya etage ni umwana utabana n'abana baciriritse, kuko ahantu hagurirwa urumogi ni ahantu nyine mu bantu bari aho babanywa urumogi, niko tubita. Ubundi umwana wo kwa Kizigenza Kibamba runaka amenya aho bagurira udupfunyika turumogi, aba yagiye kwava mu rugo ari mu kimodoka kiryana, ko hari n'abana baba bafite ababarinda, ibiyobyabwenge bibicira he koko? Nimumenye ngo aho ngaho niho twavugaga hakenewe ubushobozi bw'Imana ngo iturerere. Konzi ko abana bawe batigana n'abana baciriritse, konzi ko biga mu bigo bitikoraho, ibigo biba birinzwe n'abantu nyine batoroshye, ko ariko mbizi ko abana bigana n'abari abana b'imbyeyi batamenya ahantu hari ibirara n'ibihararumbo. Abana bawe babaye indaya gute? Abakobwa bawe banywa kanyanga gute? Ni gute usanga amaguru y'abana bawe atambitse mu ntebe
urumogi rwarabishe n'ibiyobyabwenge, kuri umuhanga mu bahanga tugufite nk'umuntu ukomeye, byagenze gute kugira ngo bakunanire? Vuga ngo ubushobozi bwanjye bwabaye bukeya, ahubwo hakeneye ubw'Imana. Murimo gukomeza gukongeza umujinya w'Imana. Imana ikomeza iterera iyo ivuga iti mwigize abashoboye, mubyara abo mushoboye, ngaho ni mu bashobora. Ariko mwanyemerera tukayamanika tukavuga ngo ntidushoboye twenyine. Hari ibyo dushoboye, ariko hari n'iby'Imana ishoboye. Ariko ndashaka nko kubaza abarokore, umurokore ubona abakiriya ari uko yasenze, burya nawe yishyira mu mubare w'abashoboye? Umurokore umwana we ujya ku ishuri ari uko yatse Imana minerivare asenze ayitatu, nawe urishyira mu bashoboye? Wowe abana bawe bajya gukora ikizami ugahita ujya gusengayo iminsi 3 ngo ubampere ubwenge, nawe uri kwishyira mu bantu bakwiye kuvuga ngo barashoboye? Wowe ufata inzira wajya gucuruza ukaka Imana abakiriya, nawe urashoboye? Wowe utanga imari ukajya gusenga kugira ngo bakwishyure, nawe koko urashoboye? Wowe uhora ku gitutu cya banke ngo ubishyure, ukajya gusenga kugira ngo ubone yo kwishyura kugira ngo batagutereza ibyawe, nawe uri mu mubare w'abashoboye? Wowe uhembwa ibihumbi 50 kandi bakwaka ibihumbi 500 ku kwezi, nawe wishyize mu bashoboye? Mwajye mureka kwishinga abashoboye ko mwe mudashoboye. Wowe ujyana umwana muri garidiyene ukabanza gusenga waka Imana amafaranga? Wowe igihe cyo gutangira amashuri kigera umutima ukajya mu mutwe waka minerivare, nawe uri mu bashoboye? Wowe urya ari uko umuceri winjira wowe ari uko wasenze, nawe wishyize mu bashoboye? Nawe urashoboye? Kuko wumva nawe ushoboye? Reka nkubwire umuntu ushoboye. Umuntu ushoboye utarebwa n'ibi bintu ni umuntu utajya ukenera Imana na gatoya. Nimba uzi ko ibintu byose ubyikorera, ukaba uzi ko utanga minerivare ugatanga n'ubwenge mu ishuri, ubu butumwa ntabwo bukureba. Nimba uzi ko ubitse ibinini bivura uburara, ubu butumwa si ubwawe. Kandi nimba uzi ko amafaranga yawe ashobora kurinda abakobwa bawe n'abahungu ubusambanyi, ubu butumwa si wowe nabugeneye. Nimba hari ahantu wavumbuye urushinge rurinda abana bacu ubusambanyi, wowe ubu butumwa ntabwo ari ubwawe. Kandi nimba uzi ko hari ibinini abana bawe banywa, hanyuma umwuka w'ububobo n'ubwomanzi n'uburara ukaba utabataka, ubu butumwa ntabwo ari ubwawe. Ubu butumwa bugenewe abantu bose bumva ko ubushobozi bwabo bakenera ubw'Imana. Umuntu uzi ko hari aho agera agasenga ati Imana ntabara, ubu butumwa ni ubwawe. Naho ubundi muzajya mwicara ngo tugiye gufata amasengesho yo gusengera abana banyu, urajya gusenga subaza Imana iki kandi warayibwiye ko ushoboye? Wabyaye 2 uvuga ko ushoboye, ubyara 3 uvuga ko bashoboye, uravuze ngo ntuzarenza 4. Nimba ubashoboye genda ubashobore. Imana sura yaka umusada wiki kandi ubashoboye. Mana wankuriye abana mu kabari, Mana wandindiye abana kuzerera, Mana wanshyiriye abangaruriye abana mu ishuri. Mureke mbabwire, turi gukorera amakosa abana bacu. Abana bacu dukwiye kubabera umugisha, bakagira umugisha kubwo kubaha Imana. Kubaha Imana bikatuma Imana itureba icyoroshye, yatureba icyoroshye igakebuka n'abana bacu. Ariko mureke mbabwire ukuntu mufite ubukunguzi ndengakamere. Ubu musore n'inkumi barajya gushaka, mwumva ukuntu muri inkunguzi. Ikintu cya mbere babanza kuganira ni ukubica bataranababona. Kandi nkubwire ngo ntabwo abana bajya kugurwa muri butike. Abana si kawunga, abana si benseke z'umuceri, abana ntabwo ari isukari, abana si amateke n'ibijumba. Abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, nizo ngororano ngo Imana itanga. Kandi abana ni umugisha Imana yatanze. Nongere mbibutse ngo abana ni abafatanyabikorwa n'Imana. Burya abana
impamvu mutazanabica ngo bibakundire, ni nayo mpamvu muzajya mutwitira muri wonapu. Cyangwa umugore rwose yakamejeje yabaze urunigi yaruguze akabarasha akabara. Mubonye iyo mubarira, uzayibarira ikubarire ikwereke ko iri hejuru ishobora byose. Ntabwo wayibarira, Imana yize imibare mbere yawe, kandi Imana niyo ifite ubushobozi bwo kurema. Umugore akararana urunigi akabara maze akagera ahantu ngo yabaze yarangiza akabwira Sherati uyu munsi iri joro hari bushye, uryame muzungu wayine cyangwa ujya mu cyumba cy'abakozi. Hashira amezi abiri akumva kageze mu nda agatangira kurakara. Ese mama runaka wabaye iki? Ese ko wasuherewe bite? Ubwo nguzi kimurakaje ngo arakajwe nuko yatwise atabishaka. Ariko burya iba yakubariye sha. Hari n'abazikuramo zikabahagama zikanga kuvamo. Hari n'abajya muri onapozi bikanga. Ariko reka mbabwize ukuri, nta muntu uza ku isi Imana itamufiteho gahunda. Kandi ibyo kuvuga ngo abantu bazabaho neza, ntabwo abantu bazabaho neza bose. Kandi kuvuka ubayeho nabi ntibivuga kurangiza nabi. Iyo abo umuntu yarangizaga nabi nta mwana wanjye uba wiga. Kandi nzi ko abana banjye babayeho ubuzima busobanutse, kandi nzi ko bazanabaho ubuzima busobanutse kugeza tuvuye muri iyi si, kuko twisonza amaboko y'Uwiteka. Iyaba rwose Imana ititaga ku bantu yari guhera kubona byayo. Ariko nkurikije ubupfura Imana ifite n'umunyangamugayo, ntabwo Imana yaguha abana bagupfusha ubusa. Ntabwo Imana yaguha abana bo kwicwa n'inzara. Ese ubundi tumaze gushyingura abangahe rusororo bishwe n'inzara? Abantu babaho n'abariko bakabaho. Pana banjye baburaga igikoma, ariko ubu noneho bagurira n'agakarito k'Inyanza bakinywera gashyushyu. Inyange sha, ijyamo ikivuguto cy'Inyanza hariya kuri arete. Haleluya. Habagurira kaji ka pome, ni mwinywere bana banjye. None nkabaza murarya iki uyu munsi? Ibi byose byaturutse ku maboko y'Imana. Kuko rero Imana yacu ntabwo igihinga ngo irumbye. Imana yacu nticuruza ngo ihombe. Nta muntu yakumusada ntawe yaka inkunga. Isi n'ibiyuzuye ni ibyayo, ahubwo impamvu bitaba ibyanyu ni ubunajye wamugira. Mwese koko mbwira uzabyarira ku mibare, hanyuma ubwire n'Imana ngo yinjire mu buzima bwawe. Abanyamibare ntabwo Imana ikorana nabo, kuko n'ubwenge tugira niyo ibuduha. Imana mwayirukanya mu buzima bwanyu, muyirukana mu iterambere ryanyu, muyibwira ko muzi kwirwariza, muyibwira ko muzi kwijajabira, muranayibereka. Imana ntigira akavuyo de, irangije kuvira mu buzima. Niyo mpamvu byagucanze. None se uko mwarenganije urusaku si rwose? Hoya ko wabyaye bake ntibakubijije ibyuya? Kuko wagize ubwenge sera, ko wagize ubwenge ukaba utakibyara, barakuze rwose. Umuto yageze muri segonderi, waciye urubyaro di, wabaye umusirimu, uri umusirimu, ariko isi nduru ntukiyifite. Ntabwo wikoreye amaboko, vuga ngo n'amaguru nutihana ngo garukira aho ugeze, nayo uzayikorera. Mugarura Imana mu buzima bwawe, aho kugira ngo tuyigomere dukomeza kubaniga no kwinubira abo yaduhaye. Ahubwo nimuze tuyibwire ngo tanga umugisha. Amina. Imisozi y'u Rwanda yose ni yere. Ndi kuvuga u Rwanda kuko ari iwacu. Nawe uri Burundi ugira icyo yibwira, nawe uri Bugande gira icyo yibwira, namwe muri Kongo nimugire icyo muyibwira, abari muri Amerika nimugire ibyo mwatura. Haleluya. Ni mubyature mu bana, mubyature mu gihugu. Tubwire Imana ngo imisozi yose yo mu gihugu cy'u Rwanda nirumbuke. Haleluya. Aheraga ibiri 100, aheraga toni 100, here toni 500 kubw'Imana yacu ikomeye. Ibishanga ibihumugisha, imiceri yere, ibigori byere, ibitoki byere, tuzamuke mu gihugu, ubukungu butera imbere, ariko mwiyigomera. Ese ubwo nimba ishaka kuzabyara pasiteri ukaziba umugambi wayo, ntizaguhwanya. Burya ariko abana mubyara ugapfa gasigara, kuko nta cyica umugambi w'Imana. Noneho mureke mbabwira akantu gato. Ubu mama yagira ubwenge,
agashaka kumfungiraho amaferi akavuga ati reka mbyaraho ndeke kubyara mu masharirene official shamba hari mureke babwire ntago yari kumvikana n'Imana kuko Imana ifite ikigomba kumaza erega Imana iracyafite umugambi mugari Imana deselebando ya zedraya Imana iracyakeneye abashumba Imana ikeneye abapasiteri ikeneye abahanuzi ikeneye abakozi ikeneye abaperezida b'ibihugu Imana iracyakeneye abapolisi n'abasirikare kandi nta handi uruganda rubarema dore ruri mu mugore wa mugore we nushaka kugarukira uwukina nawe ntago muzi uri gukina n'umunyamaboko uri gukina n'Uwiteka uri uruganda rw'Imana ntago mwafunga umugambi w'Imana ngo bikunde Imana irekeraho kurema Imana sirabatinya niko uzavuka uzarinde uri nyuma arinde nimba muri wowe ibona kuzabyara pasiteri nimba ibona yuko uzabyara umushumba nimba ibona ko mu rugo rwawe hari afandi uzavayo nimba ibona yuko hazavayo umupolisi haleluya nimba Imana iri kubona ko ugiye kubyara abahanzi reka subikire hano ariko nzakomeza ntago birashira iyo bitarashira ndabyumva Imana ibaha umugisha mumbabarire mbasengere wakoze amakosa uruganda rw'Imana ugatinyuka ukarukinga uruganda rukora puridasi ruzakora urukora kanyanga rukore uruganda rukora imyenda rukore inganda zanyu zizakora uruganda rw'Imana yashyize mu mugore rwo kubyara hanyuma mu rufunge wo mukina nawe ntimumuzi ngiye kubasabira imbabazi wa mugabo we ahuri wa mugore we ahuri cira Imana bugufi Imana ifite ibyo kurya Imana ifite umugambi mwiza mu gihugu haleluya ndetse n'abagituye kandi Imana iri kudutekerezaho mureke dusenge ngiye kugusabira imbabazi warakosheje Imana y'amahoro Imana y'imbaraga Imana y'icyubahiro Imana iteye ubwoba Imana y'igitinyiro Imana ngari Imana nini Imana ifite ubushobozi Imana ifite ububasha Imana yo kubahwa Imana yo kwizerwa Imana yo gupfukamirwa Imana turakubashyiye umwanya ushoboje gutanga ubu butumwa mbuhaye abahungu n'abakobwa bawe kandi mbugejeje ku bantu bose buherekeza ubushyigikire marayika nabujyane abutanga aho bwagenewe nibuhindura abantu nibumva imiburo yawe baguhindukirire hanyuma bubahe kandi ubagirire imbabazi urakoze ndagushimye mu izina rya Yesu amen mukore subscribe abatarayikora mukore share ubu butumwa n'ubutumwa ntubugumane ubugeze kure hanyuma mukomeze mukurikirane n'indi episode iri inyuma amen